uyu munsi twagarukanye recipe y'umwumbati. Umwumbati ni ibiryo abantu benshi bakunda guteka mu buryo rumwe ugasanga bashyizeho ibishyimbo cyangwa ikibati. For me nagerageje uburyo imyumbati yanryoheye pe kurusha even inyama. So ngo nkwereke uburyo nayiteguye. So welcome to my YouTube channel. So ni uri mushya cyane rero kora subscribe kugira ngo joining uyu muryango rero, kandi nawe wamaze gukora subscribe warakoze kureba iyi video buryo ushobora gutegura imyumbati iryoshye. Sinzi ko nabibwira imyumbati yanryoheye kugeza ubwo iyi ni video ya kabiri even nakoze kugira ngo mbereke yanryoheye. Even I was like no, ntabwo ngomba kubyihererana, ngomba kubibasharinga and then nawe mukazagerageza imyumbati itetse gutyo. Yari iryoshye sinzi ko nabivuga even nanone ndibwo ngire nyirarire. So ku bantu bamaze gukora subscribe mwarakoze, nawe utarakora subscribe kora subscribe kubera ko hano genzana ibintu nyine bigiye bitandukanye. Turateka ariko ntabwo duteka bya bintu nyine abantu bamwe batinya, cyangwa tugerageza bya bindi biryoshye ariko tutazi cyangwa tutamenyereye. Niyo mpamvu rero ni kukubwira ukore subscribe kugira ngo tuzagira video izajya gucika. So tangira ufata imyumbati yawe myiza y'amaryoshye, uyihate neza. Umva sinzi ukuntu nababwira, njye nsanzwe nkunda imyumbati pe, nkunda imyumbati ariko nsanzwe menyere kurya imyumbati utogosheje cyangwa uri mu mavuta cyangwa uri no ku bishyimbo andani ko bikaranga. Ariko imyumbati we none biba byiza iyo ufite n'akavoga. Maze guhata imyumbati yawe rero urayikata mu ibice gutyo bisanzwe. So aruko nyine tugira ubute bwo kugerageza, nta nubwo ari kuvuga ngo nubute ari igihe tutaba tubizi hari. So I was scrolling on TikTok, nyine nandi scrolling kuri TikTok mbona video y'umumama, it was a Brazilian, yari muri Brazil ari guteka imyumbati muri ubu buryo, and then I was like let me try this. Nari bigerageje imyumbati yanryoheye, nta nubwo mvuga ko ari imyumbati pe ndi kurya. So hari ukuntu rero tutagerageza ibintu, ndi hano nyine cya kintu nabonye handi bakora, cya kintu nabonye even cyangwa cya kintu cyanjemo nkumva ko ngiye kumva kugiteka buryo nzajya nzano ngikore sharing video nawe ushaka kukigerageza ugikore. Ibi bintu birafasha, ibintu nyine bituma utahora ry'imwe udahora ibi bintu nyine bimwe buri gihe bigusaba nyine kugenda exploringa ibindi nyine test zigiye zitandukanye gutyo nyine. Imyumbati yawe rero urayishyira ku muriro uyitogose nk'ibisanzwe nkuko twese dutogose imyumbati iri kumwe n'akunyu gake, hanyuma ibipfundikire. Hanyuma imyumbati yawe nimara gushya uri butegure ibirungo nta n'ibintu bikomeye urubishyiremo. Hanyuma imyumbati imaze gushya twese tugiye gutegura igitunguru, poivro, ibintu nk'ibyo ibirungo nyine bisanzwe biraho. Nta salisa dushyiramo ntaki, ni gutyo nyine. Kwiponi yawe ushyiraho amavuta uhita ukarangaho cya gitunguru. Tugiye kuyikaranga gutya noneho ikiva nyine gitogosheje turakaranga igitunguru and then tuze gushyiramo ya myumbati. Niko ngubu turi buze kubigenza. Kandi nkomeza kubashishikariza even kujya mukurikiza aya makosa umuntu ari kugenda atanga, kuko ngezi sinaje no kuri YouTube kugira ngo wenda abantu bamereze izo like cyangwa unizo subscription, nta kintu ndi kubamarira. Just ngiye mashaka ko nyine twubaka community, genda ugerageza ibintu nyine bigiye bitandukanye bigwereza n'amahitamo menshi pe, kuko hari ibintu ngubu turya kuko ari byo twakuze dusanga iwacu bakoresha mu buryo nya. So rero numara gushyiramo imyumbati yawe urabikaranga nk'ibisanzwe nko kundi ushobora gukaranga imvange yawe yitetse ku ruhande, and then byivange urabishyiraho nk'iminota hagati y'iminota 5 cyangwa 7 byamaze guhura n'amavuta ndetse n'igitunguru nyine hamaze kujyamo agahumuro kayo. Nongeyemo ngiye black pepper, kuko black pepper ngiye ku biryo byanjye rwose ni ingenzi ndayikunda. Nayongeyemo nawe ushaka kongeramo, ushatse no kushyiramo ka paprika, ibintu nk'ibyo kuko nako gatanga taste nziza ku biryo. Nuko nguko rero nshyiramo na za poivro ndetse ndabivanga neza hano. Simbivuge gutya mugira ngo ntabwo ndi gukabya imyumbati pe, nayitetse nanjye. I was like no, ngomba kubakora video namwe nkababwira ati muzayigerageza. So abantu rero muri hano mujye mugerageza, mugira muri comment mumbwira uko mwasanze bimeze, mukajya muza mu ndere gusanga no mujye munatera comment munabisharing n'abandi. Nuko kuko imyumbati yacu rero yaje isa noneho nari ifite avoka rero biba byiza kurushaho. Nabiriye nijoro gutya gusa, nta n'ikindi kintu nigeze nshyiraho kuko ntabwo nashaka kubivangira. No hari ukuntu nyine ubona ikintu ukavuga ati ikintu nta kindi kintu ndi buvangemo
ngomba kukinjoyinga gutya nkumva uburyohe bwacyo cyonyine nta kindi kintu nshyizemo. Rero nahise nshyiraho avoka n'umwumbati, namwe murabizi and then ndabyinjoyinga. So sharing iyi video yawe undi muntu ukunda imyumbati nawe undi udasanzwe arya imyumbati uyimusharinga azagerageza ubu buryo, hanyuma mujye muza muri comment mumbwire ko mwabisanze bimeze, ese uko nabibabwiye niko mwabisanze, cyangwa mumbwire ati ubutaha uzadukorera iki ngiki. Ese wewe muri comment tubwire imyumbati wumva koko yagakwiye gutekwa gutya, cyangwa hari ubundi buryo nawe ufite wenda ujye uyitekamo ikakuryohera ikaza imeze neza. So nayiriye nijoro and then navuze ati nta bundi buryo nzongera ngiye gutekamo imyumbati usibye ubu ngubu. So nawe genda rero ugerageze, wibuke gukora like na share na comment, hanyuma nawe utarakora subscribe wibuke gusubscribing. So urakoze kubana natwe rero, bye, naho utaha mu yindi video.